Igitabo cy'imigani igice cya mbere. Imigani ya Salomo mwene Dawidi umwami w'Abisirayeli, niyo kumenyesha ubwenge n'ibibwirizwa, niyo gusobanura amagambo y'ubuhanga, niyo ihesha ubwenge bw'imigenzereze no gukiranuka no gutunganya no kutabera, niyo iha umuswa kujijuka n'umusore ikamuha kumenya no kugira amakenga, kugira ngo umunyabwenge atege amatwi yunguke ubwenge, kandi umuhanga agere ku migambi itunganye. Amenye gusobanura imigani n'amarenga, kandi n'amagambo n'ibisakuzo by'abanyabwenge. Kubaha Uwiteka ni ishingiro ryo kumenya, ariko umupfapfa ahinyura ubwenge n'ibibwiriza. Mwana wanjye, jya wumva icyo so akwigisha, kandi we kureka icyo nyoko agutegeka. Bizakubera imitamirizo y'imbabazi ku mutwe n'imikufi mu ijosi. Mwana wanjye, abanyabyaha nibakoshya ntukemere, nibavuga bati ngwino tujyane twubikirire guhusha amaraso, ducire ibico abatariho urubanza, tubahore ubusa, tubamire bunguri ari bazima nk'uko imva imira abantu, ndetse ari bataraga nk'abamanuka bajya muri rwa rwobo. Tuzabona ibintu byiza byinshi, kandi tuzuzuza amazu yacu iminyago. Uzakubira hamwe natwe, twese tuzagira uruhago rumwe. Mwana wanjye, ntukajyane nabo, urinde ibirenge byawe kujya mu nzira yabo, kuko ibirenge byabo byirukira gukora ibibi, kandi bihutira kuvusha amaraso. Gutega umutego ikiguruka kiwureba ni ukurushywa n'ubusa. Amaraso bubikira ni ayabo, ubwabo bugingo nibwo bacira ibico. Uko niko inzira z'urarikira indamu wese zimeze, iryo rari ryica bene ryo. Ubwenge arangururira mu nzira, yumvikanisha ijwi rye mu miharuro, aterera hejuru mu mahuriro yo mu marembo, mu mudugudu niho yumvikanishirizamo amagambo ye ngo, yewe mwabaswa mwe, muzakunda ubuswa mugeze ryari? Namwe bakobanyi, muzageza ryari kwishimira ubukobanyi? N'abapfu mukanga kumenya ubwenge? Nimuhindurwe n'imiburo yanjye, dore nzabasukaho umwuka wanjye, nzabamenyesha amagambo yanjye. Narabahamagaye muraninira, nabaramburiye ukuboko ntihagira ubyitaho. Ahubwo mwahinyuye inama zanjye zose, no kubacyaha kwanjye ntimubyitaho. Nuko nanjye rero nzabakina ku mubyimba mwagize ibyago, nzabaseka icyo mwatinyaga kibagezeho. Igihe muzatungurwa n'ubwoba nk'umugaru, ibyago byanyu bikaza nka serwakira, igihe umubabaro n'uburibwe bizabageraho, nibwo bazantakambira nkabihorera, bazanshakana umwete ntibazambona, kuko banze kumenya, kandi ntibahisemo kubaha Uwiteka. Ntibemeye inama zanjye, bahinyuye guhana kwanjye kose. Nicyo gituma bazarya ibiva mu ngeso zabo, kandi bazahazwa n'imigambi yabo. Ubuhemu bw'abaswa buzabicisha, kandi kugubwa neza kw'abapfu kuzabarimbura. Ariko unyumvira wese azaba amahoro, adendeze kandi atikanga ikibi. Igitabo cy'imigani igice cya kabiri. Mwana wanjye, niwemera amagambo yanjye, ugakomeza amategeko yanjye, bituma utegera ubwenge amatwi, umutima wawe ukahugurira kujijuka. Niba uririra ubwenge bwo guhitamo, kandi ijwi ryawe ukarangurura urihamagaza kujijuka, ukabushaka nk'ifeza, ubugenzura nk'ugenzura ubutunzi buhishwe, nibwo uzamenya kubaha Uwiteka icyo ari cyo, ukabona kumenya Imana. Uwiteka niwe utanga ubwenge, mu kanwa ke havamo kumenya no kujijuka. Abikira abakiranutsi agakiza, abagendana umurava ababera ingabo, kugira ngo arinde amayira y'imanza zitabera, kandi atunganye inzira z'abera be. Nibwo uzamenya gukiranuka n'imanza zitabera, no gutungana ndetse n'inzira zose zitunganye. Nuko ubwenge buzinjira mu mutima wawe, kandi kumenya kuzanezeza ubugingo bwawe. Amakenga azakubera umurinzi, kujijuka kuzagukiza, kugira ngo bigukure mu nzira y'ibibi no mu bantu bavuga iby'ubugoryi. Nibo bareka inzira zitunganye bakagendera mu nzira z'umwijima, banezezwa no gukora ibibi, kandi bakishimira ubugoryi bw'abanyabyaha. Bagendera mu nzira zigoramye, bakaba ibigande mu migenzereze yabo. Nuko uzakizwa umugore w'inzaduka, ndetse uw'inzaduka ushyeshyengesha amagambo ye, wari wahukanye n'uwamurongoye mu bukumi bwe, akirengagiza isezerano ry'Imana ye, kuko inzu ye yerekeye urupfu, kandi inzira ze zigana ikuzimu. Mu bamugenderera nta n'umwe ugaruka, kandi ntabwo basubira mu nzira z'ubugingo. Byose ubimenye neza, kugira ngo ubone kugendera mu nzira z'abantu bitonda, no gukomeza imigenzereze y'abakiranutsi. Abakiranutsi bazatura mu isi, kandi intungane zizahaguma, ariko inkozi z'ibibi zizacibwa mu isi, kandi abariganya bazayirandurwamo. Igitabo cy'imigani igice cya gatatu.
Mwana wanjye, ntukibagirwe ibyigisho byanjye, ahubwo umutima wawe ukomeze amategeko yanjye, kuko bizakungurira imyaka myinshi y'ubugingo bwawe, ukazarama ndetse ukagira n'amahoro. Imbabazi n'umurava bye kukuvaho, ubyambare mu ijosi, ubyandike ku nkingi z'umutima wawe. Nibwo uzagira umugisha n'ubwenge nyakuri mu maso y'Imana n'abantu. Wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, we kwishingikiriza ku buhanga bwawe. Uhora umwemera mu migendere yawe yose, nawe azajya kuyobora inzira unyuramo. Ntiwishime ubwenge bwawe, ujye wubaha Uwiteka kandi uve mu byaha. Bizatera umubiri wawe kuba mutaraga, ukagira imisokoro mu magufwa yawe. Wubahishe Uwiteka ubutunzi bwawe n'umuganura w'ibyo wunguka byose. Nibwo ibigega byawe bizuzuzwa kandi imivure yawe izasendera imitobe. Mwana wanjye, ntuhinyure igihano cy'Uwiteka kandi ntiwinubire nuko yagucyashye, kuko Uwiteka acyaha uwo akunda nk'uko umubyeyi acyaha umwana we yishimana. Hahirwa umuntu ubonye ubwenge n'umuntu uyungura kujijuka. Kubugenza biruta kugenza ifeza, kandi indamu yabwo iruta iy'izahabu nziza. Buruta amabuye ya marijani, kandi mu byo wakwifuza byose nta na kimwe cyabuca urugero. Mu kuboko kwabwo kw'iburyo bufite kurama, no mu kw'ibumoso bufite ubutunzi n'icyubahiro. Inzira zabwo ni inzira z'ibinezeza, kandi imigendere yabwo yose ni iy'amahoro. Ababwakira bubabera igiti cy'ubugingo, kandi ubukomeza wese abagira umugisha. Uwiteka yaremesheje isi ubwenge, kandi yakomeresheje amajuru ubuhanga. Ubwo kumenya kwe amasoko y'ikuzimu yaratobotse, kandi ibicu bitonyanga ikime. Mwana wanjye, komeza ubwenge nyakuri no kwitonda, ntibive imbere y'amaso yawe, nuko bizaramisha ubugingo bwawe, kandi bizabera ijosi ryawe umurimbo. Maze uzagendere mu nzira yawe amahoro, kandi ikirenge cyawe ntikizasitara. Nuryama ntuzagira ubwoba, ni koko uzaryama kandi ibitotsi byawe bizakugwa neza. Ntutinye ibiteye ubwoba by'inzaduka cyangwa kurimbuka kw'abanyabyaha kuje, kuko Uwiteka azakubera ibyiringiro kandi azarinda ikirenge cyawe gufatwa. Abakwiriye kubona ibyiza ntukabibime niba bigushobokera. Ntukarerege mugenzi wawe uti genda uzagaruke ejo mbiguhe, kandi ubifite iruhande rwawe. Ntukajye inama zo kugambanira mugenzi wawe ubwo muturanye amahoro. Ntugatongane n'umuntu mupfuye ubusa niba ntacyo yagutwaye. Ntukagirire umunyarugomo ishyari, mu nzira ze ntugire n'imwe ukurikiza, kuko ikigoryi ari kizira ku Uwiteka, ariko ibanga rye rimenywa n'abakiranutsi. Umuvumo w'Uwiteka uhora mu rugo rw'umunyabyaha, ariko ubuturo bw'umukiranutsi abuha umugisha. Ni ukuri agaya abakobanyi, ariko abicisha bugufi abagirira imbabazi. Umunyabwenge azaragwa ubwiza, ariko isoni zizaba igihembo cy'abapfu.